Ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu. Aba bakobwa bagiye bikoza ku mbuga nkoranyambaga zabo, ubwo ni Vestine na Dorcas, bandikaho amagambo akomeye cyane ku buryo abantu benshi byagiye bibakura imitima ndetse bakibaza ukuntu ibyo bintu biri buze kugenda. Aya ni amagambo bagiye bandika ku bitangazamakuru byabo bitandukanye, aherekejwe n'amafoto mwagiye mubona hano ngaha ku buryo bukurikira, ariko abantu benshi barakomeza baribaza ngo ese byaba byagenze bite. Ndagira ngo rero tudatinze twinjire neza mu kiganiro tubabwira se hano magambo ni ayahe batangaje, dore ko ari kugenda ahahamura ndetse agatangaza n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nk'uko mwagiye mubibona rero, hari amafoto yagiye asakara ku mbuga nkoranyambaga nk'uko mubibona aho ngaho, ariko ayo mafoto ntabwo yaje gusohoka yonyine, yaje gusohokana n'ubutumwa bwihanangiriza abantu bavuze ibintu byinshi bitandukanye kuri iri tsinda rya Vestine na Dorcas ngo rigiye kugira ute kuzima. Tugiye kwigarukira hano ngaha mu myiteguro y'indirimbo nshya bagiye gusohora. Iyo ndirimbo bakomeje gutangaza ko yitwa Umusirikari. Aba ngaba rero ni itsinda rikomeye cyane, dore ko Vestine nawe n'umugabo we Idrissa basigaye bibera muri Burkina Faso, dore ko Dorcas nawe aba ari ku ishuri ariga, abantu benshi bamaze kubimenyera. Ariko imbuga nkoranyambaga zose zasaze zisa nkaho zibahennyeho zikimara kubona ayo mafoto. Hari n'andi mafoto yandi yagiye asakara avuga yuko Dorcas nawe yaba agiye kuva mu ishuri agakora ubukwe. Yamaye nka data. Abantu twese tubibona twatunguwe biradutangaza. Noneho ikindi kintu gitangaje, bo ku mbuga zabo bitangaje ko bagiye gukorera igitaramo muri Burkina Faso. Ngo Vestine na Dorcas nawe Vestine akamuzana muri Burkina Faso bakaza babanayo, noneho akaba ngo ari nayo yakiga. Ngo Burkina Faso rwose Vestine nawe yakomeje abitangaza avuga yuko ari ahantu heza cyane, yarahashimye. Abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo yashimye inturo, buriya ngo nta n'igitekerezo afite cyo kugaruka hano ngaha mu Rwanda. Ubwo ngubwo rero Vestine akaba yateguje igitaramo gikomeye cyane kizaba mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu bazakorera muri Burkina Faso. Icyo gitaramo kizaba ari igitaramo cyo kumurikamo indirimbo nshya yabo bagiye gusohorana, rwose ubona ko ari indirimbo izaba imeze neza mu rwego, kandi akaba yarabikoze mu rwego rwo kugira ngo ace aho intege ababaciye intege. Dore ko Vestine akimara gukora ubukwe abantu benshi baravuga ati itsinda ryanyu rirazimye, nta n'ahandi muzongera kugarukira. Aba ngaba rero ni abakobwa bari kuvugwa cyane muri itangazamakuru bya hano ngaha mu Rwanda, bacudigo twinshi dutandukanye, ariko rwose Vestine nawe biba bigoranye kugira ngo abantu bave mu matwi. Vestine akaba yakomeje gutangaza mu magambo agira ati ku rubuga rwe rwa Instagram: abantu mwaduciye intege mwese mukavuga ubukwe bwanjye nawe mukabunenga, nimwihangane urugo rwanjye rumaje gukomera. Abavuze ngo ntituzongera guhanga itsinda ryacu rigeze ku musozo, namwe nimusubiza amaso iwanyu kuko rwose tugiye kubasohora indirimbo nshya yitwa Umusirikare. Hazaba ari indirimbo nziza cyane. Irene Murindahabi nawe akavuga ati abakobwa banjye muze mubihorera mubakure mu matwi yanyu, ibyo biba bibareba. Icyambere nuko bazaba barabaha indirimbo namwe mukaryoherwa mu matwi yanyu. Bigakomeza bikagorana, abantu bakavuga bati mwaduciye intege ariko tugomba gukomeza tujya imbere. Amakuru menshi ari kuvugwa hano ngaha mu myidagaduro hano ngaha mu Rwanda ari kuvuga yuko dore ko itsinda ryabo risa nkaho rigeze ku iherezo, ariko abantu benshi bakaba baravuga ati Irene Murindahabi wowe managinga bano bakobwa, bakareba inyungu nyinshi bagasanga ni uyu mugabo uzitwarira. Amagambo y'abantu yo ntago ajya abura, ariko nabo bakirengagiza ababaca intege bagakomeza bakagenda ibintu byabo bakabizamura bakabigeza kure. Akandi gashya ni no kazaba gahari muri ayo mashusho y'indirimbo ye, ni amashusho azaba ameze neza n'indirimbo bagiye gusura mu minsi mikeya, ngo n'umugabo we Idrissa bazaba bari kumwe. Urikumva ko ari ibintu bizaba bimeze neza. Naho bazaba bari mu gitaramo aho ngaho muri Burkina Faso, azaba ari kumwe n'umugabo we, hose ntajya amusiga. Ariko abantu benshi bagakomeza no kugaruka, nimurebe nk'iyi foto. Abantu benshi bari kuvuga bati
Vestina wahinduye uruhu, ngo Vestina yageze Burkina Faso ahindura uruhu, bya bindi mwavuze ngo ntazasuka ngo yaranyereje ngo ADEPR yanze ubukwe bwe, nk'uko mubona kuri iyo foto Vestina rwose ewana yabaye nk'umuzungu neza neza, abantu ninzi niba ari makeup niba ari ibiki, amafoto yageze ku mbuga nkoranyambaga nakomeje kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye bavuga ati Vestina ko avuye mu Rwanda uri umwana mwiza, ushiraga penke nk'uko muri kubibona aho ngaho kakamubera, ibi bintu wabishizeho kugira ngo bikumarire iki? Ati ubwo ntutaye umuco ntikabaye, abantu bagakomeza kwibazaho nyine ibintu biri kugenda bimubaho, huko amafoto yagiye asohoka rwose ubona ko yimakiye, umukobwa muteye muzi wo makeup yisize bya bindi abakobwa bisiga, abakobwa mubizi kundusha, ku mitwe y'imisatsi bayinyereje sinzi n'ibindi ngo bisiga ku munwa n'isura ntumenye ibyo ari byo, abantu bakavuga ati Vestina mukobwa mwiza wari umwadeperi wakuriye muri korali, byakugendekeye bite? Vestina rero buriya nubwo mujya mubona wenda nk'abantu akicyamamare ntikiburira, niyo uba mu mana kancura ijana ntago wajya gukora ubukwe nka buriya bw'igitangaza ngo ka makeup kabureho, abantu bagakomeza kwibaza bati Vestina byagenze bite? Ibyo ngibyo rero barabyihore, bavuga yuko andi makuru akomeje kugenda avugwa n'ibitangazamakuru, basezeranye ku murenge ko twategereje ubukwe bwabo imbere y'Imana twarabubuze. Makuru akomeza gututumba turuka mu binyamakuru bigiye bikomeye hano muri iki gihugu, bigenda bivuga yuko ADEPR yanze ubukwe bwa Vestina na Dorcas, ngo barabwanze. Ikintu cyatumye babwanga rero ngo ni iki? Ngo ADEPR yaramurakariye cyane dore ko yagiye gukora ubukwe kandi yarakuriye mu idini, ashiraho ibintu by'imitsatsi, ibyo ngibyo by'abazungu arabinyereza, kandi rwose na ADEPR ntabizi ko yabitemewe, yambara ubuntu bumuhambiye, amatako yaragaragaraga niba mwabonye yakanzuye mu bukwe, yambara amabere nyine asa nk'ari kugaragara yakanzu y'umweru, kandi rero ntabwo biba byemewe muri ADEPR, nabyo bikaba biri gututumba biri kuvugwa yuko ari bimwe mu bintu byaba byaratumye ubukwe bwa Vestina na Dorcas ADEPR mu Rwanda ibwanga. Vestina rero nawe ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram yagarutse avuga ati mbatumiye mu gitaramo kizabera muri Burkina Faso, muzaze muri benshi, ndabizi ko mudukunda, muzadusapotinge, muzadushigikire muri iki gitaramo tugiye kuzakora mu minsi mikeya, tuzagenda tubagezaho amakuru uko azaza atugeraho 5 kuri 5. Vestina avuga ati rwose muryoherwe no mukomeze no kuryoherwa n'ibihangano byacu bizaza bibageraho 5 kuri 5, ntituzigera ducika intege kubitaho ndetse no kubashimisha. Itsinda rikomeye cyane ririmbamo umukobwa Vestina ndetse na Dorcas, akaba ari abakobwa bavukana babiri bavuka mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, bongeye gukora agashya n'ibitangaza. Reka tubitega amaso rero, niba uri mushyashya hano ngaha wibuke gukanda subscribe. Ngendi Habumugisha Emmanuel, naho ubutaha.